Yes, rero muri uyu mwanya tugiye kongera tugaruke ku biri kuvugwa kuri uyu muhanzi wacu bakunze kwita Dany Nanone. Rero nk'uko ibintu byagiye bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hanze y'imbuga nkoranyambaga, ni ibintu byagiye bivugwa cyane, bikavugwa bitewe n'uburyo ababikoze bari babikozemo cyangwa se bikavuga bitewe n'uburyo nyine ibi ngibi byakozwe. Maze rero ibi ngibi bikaba byatumye noneho RIB ikaba yavuze ko ku bibazo bya Dany Nanone n'umugore we bivugwa ko babyaranye cyangwa se ku bijyanye n'uko nyine babyaranye n'uyu mugore, mbese nyine ibi ngibi bikaba bituma noneho bavuga ko uyu RIB yabyinjiyemo, mbese nyine RIB ikaba yabyinjiyemo, bikaba bigeze kure bivugwa kandi bikorwa. Mbese nyine ibi ngibi bikaba byageze n'aho nyine biba amakimbirane hagati y'impande zombi, yaba Dany Nanone ndetse n'uwo yabyaranye. Reka tubanze tubirebere hamwe rero tumenye uburyo byifashe, mbese tubashe gusobanukirwa. Mbere na mbere reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, ahandi rero dukomeze. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangirembe Bithieri, yavuze ku kibazo cya Dany Nanone na Busandi Maureen babyaranye kimaze iminsi gicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hanze yazo. Ni ikibazo cyamenyekanye mu minsi 5 ishize, ubwo Busandi Maureen yagiye kwa Dany mu rugo atumira itangazamakuru, asohora ibikoresho mu nzu, arabitwara, avuga ko yanze kumuha indezo, mbese nyine we avuga ko yanze kumuhereza ikirere umwana yamubyariye. Ubwo umuvugizi wa RIB Dr Murangire Bithieri yaganiraga n'itangazamakuru akabazwa ku bijyanye n'ibibazo byabo bombi, yasobanuye bikwiye ko Dany Nanone akwiye gufata inshingano, ari anenga Busandi Maureen, mbese nyine ibi ngibi bikaba bituma akaba yagiye avuga ko uyu Dany Nanone agomba gufata inshingano uko byagenda kose. Yagize ku ruhande rw'umuhanzi, niba urukiko rwaranzuye ko agomba gutanga indezo, icyo tumusaba ni uko nyine atanga izo ndezo, kuko hashobora kuvamo icyaha cy'uko yateranye umwana cyangwa se yatereranye umwana, akaba ubu ngubu umwana nyine ashobora no kujya mu byago. Ni se wamubyaye, ntamwiteho, mbese nyine ariko mama nawe yikoresha uwo mwana mu bindi byaha, bumvikane uko babikemura, mbese nyine babashe kubiganiraho. Dr Murangire Bithieri avuga ko nyine bidakwiye ko bakomeza gushyira abana mu bibazo bafitanye, kuko ari ukubangiza, mbese nyine ari ukubicira uburenganzira. Byavuzwe ati biriya ni nko kwiha ubutabera, ntabwo ari byo, niyitabaze inzego zimufasha. Ikindi kandi nibubahe umwana yikurire ndetse nyine abashe kugira umutekano. Uyu muyobozi yongeye kwibutsa abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bategura inkuru zitandukanye kutitwaza umwuga bakora n'izo mbuga kugira ngo bazihindure ibikangisho ku bantu runaka, cyangwa se batange amagambo atari meza hirya no hino, mbese nyine babashe gukora nyine ibikenewe kugira ngo nyine hamenyekane amakuru meza cyane. Mbese nyine ibi ngibi bikaba byavuzwe cyane, bishyika naho noneho nyine babifatira umwanzuro, baravuga ati ibi ngibi bigomba gufatirwa umwanzuro, bikamenya uburyo babikora. Rero reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, nanakwibutsa ko ugomba nyine gutanga igitekerezo cyawe munsi y'iyi video kugira ngo tumenye uburyo wowe bihagaze. Ndaje mu kandi kanya dukomeze n'ibindi byinshi.